ho nabonye reka bariwe mitana naheraho use duhere Kisangani duhere hehe cyo duhere kuri ibitero bikomeje kugabwa muri iyi minsi kuri mama 23 byose ni ibitero ntabwo bya Ventura yagabye hari byayigabweho aho wahera ariko kugeza iyi saha bamwe bati wabona ari mama 23 yagabye igitero abandi bati biranashoboka ko hari imitwe myinshi hati ko nayo yayigaba ariko abandi batese mukanya nibwo maze mbona abantu nahoze mbona abantu bagimaka bati iyo mitwe se ubu bushobozi rabufite kubera iki ubundi bibitero bari kusa naho berekana ko mama 23 yabigabye icyo kuri Kisangani yego nuko no munigeze kugabya itereka cyigamba rero ntabwo yahora muri izo rhetoric ngo yagabye igitero yibaragabye cyambere ubwo n'icya kabiri se kitakihakanye kandi Kisangani n'umugiri kilometero 800 yego ngira ngo na 40 uvuye Igoma ni kure gushoboka kose yego nuko ngo n'ubwirinzi bw'ikibuga cy'indege bwarashwe yego ngo bubikomeye aho ngo ubwirinzi bw'ikirere bw'ikibuga cy'indege cya Banguka muri Kisangani mu ntara ya Chopo muri Republika ya Demokarasi ya Kongo bwarashwe n'igitero cya drone ku mugoroba wo kwa 24 Gicurasi ndetse bakagaragaza ko ngo masaha ya 12 z'umugoroba aribwo iki kibuga cya Banguka humvikanye ngo urusaku rw'amasasu menshi yaraswaga n'abasirikare bagerageza guhanura izo drone ariko bikaba iby'ubusa yego ni text ndende ariko aho hano muri iyi nkuru ndi gusoma bagaragaza ko ngo hari amakuru avuga ko icyo gitero cyagabwe nk'igisubizo cya FM23 kigamije kuburizamo ibitero bishya bya drone za FARDC zikomeje kubasukaho umuriro gusa ubuyobozi bwayo ntacyo buratangaza yego bakumva ngo M23 ngo arashe Kisangani iyo force de frappe cyangwa puissance de frappe ubwo buryo mbega gukubasha gufrapa Kisangani uri inyeshyamba ukagira ngo ni ikintu cyoroshye ni ikintu kiremereye cyane nitujya ku gitero cya M23 maybe urumva yego n'ubundi bushobozi ese ugiye Kisangani uri M23 ushwanyaguje ibyo birindiro bigurukiraho drone ubwo ugiye Kisangani mu yandi mayira ahantu ubanza gutambuka rwose tujya tuvuga ku bitero M23 igabwaho tukavuga tuti niba tuvuge barashe Mushaki Rubaya yabananiza iki kuko nyine wayirenze sibyo niba se barashe Goma Iva Somo uri agavana kuri side ya guverinoma Beni se hakorera yego ni hakorera ubwo nawe yahiye Kashama Ruboya uri muri Ituri urumva aba yahiye nawe sibyo ndakukwereka KM 23 eje ikasirivora ikasuzugura ya defense zawe wirirwa biratana ngo ziri Kisangani ubwo w'Ikisangani nashobora kuvuga ati namwe mwiratana izindi namwe ariko natwe tukazugiramo tukagira rumangabo yego icyo ngicyo ni ikintu ubona ko iba ari menace kuri leta kandi attention il faut faire attention Kisangani nirimo état major de la 3e zone de défense cyane ko ikindi cya kabiri niba hari ibintu birindwa kwisi bigira defense iruta izindi zose kwisi nibuga by'indege nta infrastructure nimwe kwisi nzirinzwe kurusha ikibuga cy'indege uretse wenda nka za Amerika zigira inganda za nucleaire za atomique mu makaritsiye n'iki nabyo ufite uko wabireba ariko gufurapa ikibuga cy'indege with precision ugaprecise ukarasa icyo ushaka iriya M23 igaye bitero ku birometero 800 hari n'igihe wazatangira gutekereza ko na Rubumbashi itari mu bwihisho bwayo inzozi zawe zo gutunga moto nziza igezweho kandi yizewe zibaye impamo hamwe na Spiro Sendegeya Emile arazigufitiye ku giciro cyiza kidahenze utayafite yose yuzuye ukaba wakwishyura mu byiciro Spiro M1 M2 M3 zisange mu Giporoso ku cya Mitsingi ahateganye na Hilltop Hotel hari icyapa kinini cyanditseho Sendegeya Emile ukimara kugura yawe uhita uyitahana ako kanya ibyo kuyiba byo bazabyibagirwe kuko tuyitrakinga twifashishije GPS yayo ikagaruka hamagara Sendegeya Emile kuri 0788 307 maze Spiro yawe uyibikeho. Mbaza Nedil wigize kurota inzozi zo kuzatunga ikibanza muri Kigali ariko ubushobozi bukaba buke niba ikiri inzozi kuko ubu twakuzaniye ibibanza byiza kandi bya make ni hano Rusororo twakuzaniye ibibanza byiza kandi birengeje mezire biri muri site
hari umuhanda, amashanyarazi, amazi ndetse n'amashuri hafi yawe. Ibi bibanza byose bifite ibyangombwa, by'akarusho ni ukugura duhita tukikwandikaho. Ni kuri miliyoni 8 kumanura. Ngwino tugutuze neza kandi kuri make. Ku bindi bisobanuro watwandikira cyangwa ukaduhamagara kuri nimero 0782 05 2939. Kunzi wacu turasuje amurere mu mpande zose z'isi, mwebwe mukunda ibiganiro tubagezaho umunsi ku wundi. Ni ukuri muri abantu b'ingenzi cyane, ariyo mpamvu natwe tuba duhari kugira tubahe update agiye atandukanye. Ndi kumwe na Marshal, ni umuntu wacu, ni umuntu wanyu. Nzi neza ko benshi mukunda ibitekerezo by'Marshal. Umeze gute? Kireka mbanje gukora pompage nkumva niba hari ikintu kibereyemo. Ariko nyine hari bwo numva ntameze nabi pe. Yego. Kireka wenda hagize nk'ukuntu ubibona wowe, urabibona gute wose? Ndabona ari sawa. Ushingiye se kuki? Nshingiye ko waje mu kazi. Akazi n'akazi maze kuvamo kose. Oya itameze neza ntago waba uri mu kazi. Nari nasiba? Yego. Kireka ndwaye reko. Kireka urwaye nyine nuko avyo nari nasiba, ushobora gusiba ahubwo ari impamvu. Ahubwo nshobora no kuza nkaza ntahari. Yego. Nari nakubana babura baje. Nari nakubana babura baje. Babura baje. Babura baje. Kukuza nugire icyuma rase oya. Wenda nkubana intama cyangwa nkubana intare. Oya biri ariko biba bigomba kubamo. Nta kibazo mfite rero rwose. Urebye impande zose ngira nta kibazo mfite kidasanzwe. Yego. N'igisanzwe kandi ntacyo. Amafaranga ari kuboneka gake gake. Iyo mfite amafaranga nibwo ansumbu ubu ntafite nibwo meze neza. Yego. Amafaranga yarakubwira ngo agukatisha urumva agucunda yikoba. Uzi kugira amafaranga wanatega mu tukora ntigukwira. Yego. Ukamumva kifatira kamuvuze umuntu ukabona. Wajya muri kamuvu kabaho saka kantu ko bwoko ki. Yego. Ndakwirwamo. Rwose uragira ngo nsengere abanyamafaranga. Urumva? Nyagasani Imana ufasha abantu b'abanyenoti babaho neza ariko mu buzima bugoye. Bahora muri ambarado shwa. Hari umuntu imwe muri famille zanjye ya hafi twari dufite umufamiliye washatse ashaka umugabo asumye amafaranga cyane ariko yafiringaga amafaranga nyine ukabona nibyo azaro bazi kuryoha amafaranga. Arambwira ati rero mu bibazo ngira muri urugo ati nugora mbona mutware wanjye ahora hindagura pura y'inzu n'amaprafo n'ibintu ngo bita niba ari nguki bira bintu biri muri prafo by'umweru. Urumva babyita nguki prafo imeze nk'ikoze nk'iyubatse. Afite izina anapsam iki gypsum. None arambwira ati buri mezi 3 ati ndatanga sanga ibintu byahindutse. Ntese no kubera iki turamugabo bagira amafaranga atarika bashaka guhindura ibintu byose akuduturu dushyashya. Atariko kuba mu atarika amarangi yo yose zimpumuro n'umunuko wayo. Urumva? Ati ntabara nta karo ntazibara. Abanyamafaranga n'abantu bafiringa amafaranga neza baragorwa. Ugasanga yabazunguje bacunza yuko ugasanga uneze neza ari yasinze amafaranga. Ntibigondera ngo ni menshi rero ariko gestion y'amafaranga iragoye. So abantu bahora n'amafaranga menshi ndabasabiye kuri Nyagasani. Urumva? Ntibifuza momo yanjye nzayibaha. Ariko nanone no kubicunga buriya mu bihugu biteye imbere natwe kandi dutera imbere. Abantu benshi babatunga amafaranga n'abajyanama. Yego. Kandi ikintu nk'iburayi ngo bubahira umujyanama. Nyina mwubaha nk'umujyanama Sandrine. Ntabwo uribona ngo Cristiano Ronaldo yasuzugura umujyanama n'ubwo umujyanama yaba ari umuntu wo mwisibo. Yego. Aramwumvira bati iyi kipe ntuyigemo. Kandi ni ikipe ikomeye kurusha yarimo. Ubwo akavuga ati ubwo nyine ntayo njyemo ku mujyanama wanjye yabimbwiye. So ntabwo nzi neza nko tuvuge wenda ko tubayeho twebwe umujyanama ashobora kuba umufamiliye. Urumva? Yego. Ashobora kuba kubashakanye umwe muri bombi cyangwa kubakundana no kubabana bakorana iki n'iki. Ariko inama y'umukire y'umunyamafaranga kwimugira byo ni ikibazo kiba gikomeye cyane. Yego. Abimenya rero byamugoye yatangiye kumuzengereza yatangiye kugira gute ariko nyine tutabitinzemo abantu bakwiye kugira abajyanama nicyo urashaka kuvuga. Ntujye mvuga ko umuntu kugira inama agusuzuguye. Mwumva ko umuntu kugira inama wenda kuko umurusha amaboko agufashe nabi. Yego. Kuko inama zirahenda handi zirishyurirwa. Ukishyura umukonseye wawe. Umunyamategeko na buri kimwe cyose. Yego. So iryo segesho nsaba y'abanyamafaranga rero nanjye Nyagasano yampundagazeho akebo kagiwa mugarura nzabona uri insengera n'abatafite kandi bizamera neza kuko nta gahora gahanze. Yego. Yego. Twigire mu makuru. Amakuru biraterwa biraterwa n'igihari.
yego reka twikomereze mu makuru abantu baze kwihangana ntago meze neza ntago ndumva ntari mu bihe byiza ariko tugomba gukora amakuru tukabagezaho uko yaba ameze kose nuko yabangana burya iyo abantu bazi kumenyereye kuri vibe bakumva ntago uri kuvibinga nyine nta barabyibazaho niyo mpamvu rebe byose tuba tugomba kumenyesha abakunzi bacu ko waje wambaye nk'umwadeperi uyu munsi nakubwiye ko nawe mu bihe byiza none se abadeperi bari mu bihe bibi oya ngewe nyine ukurikije uko njya nambara ubwo nyine ndi mu bihe bibi umeze nk'umuntu muri korari hozera cyangwa ntuza ugiye wahita bakwakira mashamba baratujya mu makuru reka nigendere rwose ahantu bakwirukanira ni inzara zisize urumva kugira ngo n'abantu batakuza umuntu ajya kudekiriva wambaye agatambaro mu mutwe neza wagira ngo representante w'abadezami wewe basambure urumva hanyuma rero nantumpitaho umukiza pe yego ikanzu igera ku birenge n'ishati y'aba gentleman niba uri kwambika ndiyambika ndavuga butike kwambika muameme wese ucuruza imyenda njyewe se njyewe buriya rero reka nkubwire kuko iyo shati wambaye ni y'aba gentle njye mbarira muri Betty Collection Betty Collection wa wundi njya mbona mu biganiro dukora ni naho nambarira uriya akorera hese akorera Kicukiro kuri ngo hafi na hehe uvuga ahantu ngo ni hafi kuri ntuze mu nzu ya Kifarma uvuye Rufa Palace ugiye kugera muri Feruje z'Iremera inzu yiteganye n'ikibanza cya Jean Pierre Bemba ministre wo muri Kongo ego se ni hari ikibanza cye kiba kiri hari akorera birateganye muri nese nubona ko hakurya yo kwa Betty nta kintu kihubatse hejuru y'umugina y'umugunguzi hagati ya Rufa Palace yego ya Prince House nako n'ijya station ntubona ko hejuru hari n'icyapa cya bisi nta kintu kihubatse mu kibazo cya Jean Pierre Bemba ariko n'inzu ya Kifarma irazwi urumva uva Sonatube ubanza hahoze nyine Rufa Palace ugasa nk'uwigiye imbere ku yindi nzu Kenisa yamamaza ntashaka kuvuga cyane batatwishyuye wakwigira imbere rero ukajya kwa Betty ariko hakurya ruguru nyine ubwo butambutse ku muntu Sonatube kuri Legacy Hotel bitugwa na station kagoma icyo kibanza nyine yego ngayo ngo naho rero nambarire reka mbaye na nimero nawe uzajye kugura umusheri wawe musheri wanjye nanjye azayingurire yego cyose nazakugurire hari n'imyenda y'abagabo hari n'imyenda y'abadamu hari abadozi baturutse Nigeria Ghana nibo babadodera zira made in Rwanda zose tubona ni maison de couture buriya baranadoda bakanacuruza yego ndetse imyenda yabo by'akarusho ntago ari mu Rwanda iva hanze izari imyenda cyangwa ari ibitambaro badoda ibitambaro imyenda myinshi bafite amakanzu udukote amashati ariko rimwe nzakujyanayo nibona ari byiza uzagurira umusheri wawe rimwe nzagutemberezayo tujyaneyo hariya kwa Betty yego hari ikibazo se nimero 0784515099 sawa rero yego masha twikomereze rero mu makuru aho nabonye reka bari bo mitana naheraho use duhereke Isangani duhere hehe cyo duhere kuri ibitero bikomeje kugabwa muri iyi minsi kuri mama 23 byose ni ibitero ntabwo bya Ventura yagabye hari byayigabweho ariko kugeza iyi saha bamwe bati wabona ari mama 23 yagabye igitero abandi bati biranashoboka ko hari imitwe myinshi hati ko nayo yayigaba ariko abandi batese mukaya nubwo maze mbona abantu nahoze mbona abantu bagimaka bati iyo mitwe se ubu bushobozi rabufite kubera iki ubundi ibi bitero bari kusa naho berekana ko mama 23 yabigabye icyo kuri Kisangane yego nuko no nigeze kugabya igitereka cyigamba rero ntabwo yahora muri izo rhetoric ngo yagabye igitero yibaragabye cyambere ubwo n'icya kabiri se kitakihakanye kandi Kisangane n'umugiri kilometero 800 yego ngira ngo na 40 uvuye Igoma ni kure gushoboka kose yego ni kure gushoboka kose kuko ufite computer ndebere hafi niba hatareshya hadasumbi Kampala so nyinde ziriya ntambara utazitwaye muri ubwo buryo ntabwo abantu babumva uburemere zifite yego kandi yewe Ventura uvuze ngo nayishobora gusubiza ihereye ku masoko urumva yego kuri suruse
byebeye gusa n'ibyo ngibyo. Rero kuvanga igitero cya Kisangani uzi ko na African Union urumva yego yigeze kwiyama M23 sibyo yego kubera igitero cy'ikibuga cyo ku kibuga cy'indege cya hariya. Ntabwo wavuga yuko M23 atari igitero cyayo n'ibyo yari imaze gukorerwa. yego ubibonyemo retaliation ikintu cyo kwihimura ntabwo kandi ngo bahashwanyaguje pe nazo n'amavi. Amakuru ndi kubona nuko ngo n'ubwirinzi bw'ikibuga cy'indege bwarashwe yego ngo bubikomeye aho ngo ubwirinzi bw'ikirere bw'ikibuga cy'indege cya Banguka muri Kisangani mu ntara ya Chopo muri Republika ya Demokarasi ya Kongo bwarashwe n'igitero cya drone ku mugoroba wo ku 24 Gicurasi ndetse bakagaragaza ko ngo masaha ya 12 z'umugoroba aribwo iki kibuga cya Banguka humvikanye ngo urusaku rw'amasasu menshi yaraswaga n'abasirikare bagerageza guhanura izo drone ariko bikaba iby'ubusa. Yego ni text ndende ariko aho hano muri iyi nkuru ndi gusoma bagaragaza ko ngo hari amakuru avuga ko icyo gitero cyagabwe nk'igisubizo cya FM23 kigamije kuburizamo ibitero bishya bya drone za FARDC zikomeje kubasukaho umuriro. Gusa ubuyobozi bwayo ntacyo buratangaza. Yego reka ntacyo nanayiguye text ariko ni text ndende. Yego karagaciyemo nyine kuko navuga ko amaze kubona ko kuva i Kigali ujya Kampala ni birometero 370 ntabwo bigera kuri 400 kugera Kisangani birenga 800. yego nyine kugira ngo umuntu abikurure neza arero tour for instance Kigali Kampala Kigali arero tour nicyo urumva nyine ushobora kumva ngo M23 ngo arashaka Kisangani. Iyo force de frappe cyangwa ipusase de frappe ubwo buryo mbega gufasha gufrapa Kisangani uri inyeshyamba ukagira ngo ni ikintu cyoroshye ni ikintu kiremereye cyane nitujya ku gitero cya M23 maybe urumva. yego so nubundi bushobozi ese ugiye Kisangani uri M23 ushwanyaguje ibyo birindiro bigurukiraho drone ubwo ugiye Kisangani mu yandi mayira ahantu banza gutambuka rwose tujya tuvuga ku bitero M23 igabwaho tukavuga tuti niba tuvuge barashe Mushaki ruba yabananiza iki kuko nyine wayirenze sibyo. Niba se barashe Goma ahandi ari mu bwihisho ni hehe ubwo naho waharenze. Niba barashe Rumanga bo turabigarukaho urwo rucuru bayisirivoye bayirenze nayo uruharasaba hafite siko tukoze kuvuga. yego ariko nayo M23 ifite no force de frappe yo kugera kuri Kisangani no kuvuga ngo ubwo Butembo nk'umujyi itarageramo uburi vulnerable kwa Eva Somo uri agavana kuri side ya guverinoma Beni se hakorera. yego ni hakorera ubwo nawo yahiye. Kashama Ruboya uri muri Ituri urumva aba yahiye nawe sibyo ndakukwereka kiyem 23 eje ikasirivora ikasuzugura ya defense zawe wirirwa biratana ngo ziri Kisangani. Ubwo w'Ikisangani nashobora kuvuga ati namwe mwiratana izindi namwe ariko natwe tukazugiramo tukagira rumangabo. yego icyo ngicyo ni ikintu ubona ko iba ari menace kuri leta kandi attention il faut faire attention. Kisangani nirimo état major de la 3e zone de défense de FARDC no kuvuga umugabo w'ingabo mu ntara murasazuba bwa Kongo hafi ya bwose état major y'ubwo bugabo bw'ingabo ibi Kisangani. So hano icyo tureba niki ntabwo tureba ngo M23 ifrapa airport nkiri ikomeye na cyane ko ikindi cya kabiri niba hari ibintu birindwa ku isi bigira defense iruta izindi zose ku isi ni ibibuga by'indege. Nta infrastructure nimwe ku isi nzirinzwe kurusha ikibuga cy'indege uretse wenda nka za Amerika zigira inganda za nucleaire za atomique. Izo nganda zirarindwa ku rwego rurenze kugira ngo zidashwanyuzwa. Ariko pe waza mu Rwanda wajya Burundi wajya Buganda wajya hose ukambwira wenda ko hari ama infrastructure abarinzwe kurusha ibibuga by'indege byagorana. Ibibuga by'indege biza mu by'imbere birinzwe cyane wenda bivuge muri ubwo buryo. yego Nanone ko kantu karebe kumenera muri Kisangani wenda mu makaritsiye n'ikiriki nabyo ufite ko wabireba ariko gufurapa ikibuga cy'indege with precision ugaprecize ukarasa icyo ushaka. Iriya M23 igaye ibitero ku birometero 800 hari n'igihe wazatangira gutekereza ko na Rubumbashi itari mu bwihisho bwayo Kindu ntago ari mu bwihisho bwayo muri ubwo buryo bwo gufurapa. Bujumbura ni nko kwikinira urumva kuko hajya hava amadrone Karemi n'ubusa en fait iyo precision wakoze kuri Banguka International Airport
nuri Kindu, nuri Kisangani, nuri Karemi, nuri n'iki byose, ubwo bushobozi wagize bw'urugendo rujya Kampala rukagaruka, urumva byagera ari Nairobi ibyo birometero, byagera ni Dar es Salaam, Sandrine uyibukuruye neza utabyumva wihuta, wumva ko kwizinyesha nazo zitoroshye kuko ni message M23 mbona irasaka Isangani evidemment nko gusenya ibyo birindiro bya za drone ariko zanahagukira n'ahandi, ariko drone command center ni ikintu gikomeye nane kurundi ruhande. Nibyo koko babivuze ukuri, uwambaye neza agaragara neza kandi ababereye ijisho. Ushaka kwambara ukaberwa cyangwa guha impano umukunzi wawe atazigera yibagirwa? Igisubizo ni Diabetes Collection. Tugufitiye imyenda itandukanye ku bagabo n'abagore iva muri Amerika. Si ibyo gusa kuko dufite n'abadozi kabuhariwe guturuka muri Ghana na Nigeria, aho dushobora kukudodera modeli yose wifuza mwita isobanutse yindi twitiye abasirimu. Benshi barite bibaza bati Diabetes Collection ikorera he? Dusange hano kuri Prince House mu nyubako ya Kifarma, tugwibikubereye kandi ku giciro cyiza. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri iyi nimero uri kubona munsi yawe. Kampani ya Enoch Real Estate ibazana ibibanza mu bice bitandukanye bya Bugesera, harimo mu mujyi, ku mazi no mu masantre. We duhamagara witiremo ikijyanye n'ubushobozi bwawe, guhera kuri 3,500,000 kuzamura abona ikibanza cyiza kandi witiyemo. Uhita ukorerwa mutation ako kanya kuko ibyangombwa byose birahari. Byakarusho kandi site zacu tuzikata mu bice birimo ibikorwa remezo, nta kibazo na kimwe uzagira kuko Enoch Real Estate yaje ari igisubizo ku bashaka gutura cyangwa kubaka hazabyara ifaranga ritubutse mu minsi iri imbere. Duhamagare kuri iyi nimero iri munsi witiremo ikibanza kikubereye. Karibu Enoch Real Estate gutuza heza. Ubu ni wahangayika kubera ibura rya essence. Muri Gugaga Cars twabazaniye imodoka z'umuriro zitagombera essence. Ukeneye kandi no kudutuma Korea, China, Dubai, turahari ngo tukuzane imodoka yitiyemo kandi wizeye. Tubafitiye n'izindi modoka zitandukanye aho ushobora kuza ugahitamo iyawe ku giciro gito cyane. Ku bindi bisobanuro wanyura kuri nimero 0788 32 cyangwa ukatwandikira kuri gugagacars@gmail.com. Hitamo Gugaga Cars, ntago uzicuza.